abo tuva indimwe bahunze mfite imyaka 4 wenda irengaho amezi make duhungira muri Uganda. Hari ahantu henshi muri Uganda twagiye tuba nk'impunzi badushyira mu makampu y'impunzi. Niho nakuriye. Nari mfite umubyeyi wanjye datumbyara ngira ngo yashaje mfite nk'imyaka 15 ngira ngo. Ariko endere 15-16. Icyo nibuka ni uko muri iyo mikurire yose nk'umwana marakina abenshi abantu iyo bakiri bato nanjye ndimo ntabwo ubona cyane ibintu ngo ushake kubisesengura, ariko ndibuka mbere yuko nyine umusaza wanjye asaza mfite nk'imyaka 11 ngira ngo cyangwa 12. Namubajije impamvu turi aho turi, impamvu turi impunzi. Birumvikana. Kubera ko wabonaga nyine umuntu wese byamugeragaho, ukaba uzi ko reba gukura uri umwana ugakura ufite imyaka 10 cyangwa birenzeho, ubundi umwana yashonje asaba nyina cyangwa se cyangwa ndi umbwira ko ashonje kurya bikaboneka. Ariko mu buryo bw'impunzi nabonaga bakuru banjye imbere abavutse mbere ndi umuherwe mu muryango wacu, umuhererezi ndi bucura. Nkabona bankuriye bajya gutora umurongo bategereje abaza kubaha iposho bari butahane ngo twese tubisangire. Yego. Ubu ni ubuzima, ibyo umuntu yabibona. Ubwo rero nkiri nk'umwana nk'imyaka 12 baza n'iki mpamvu turi hano, kandi najyaga numva abantu bakuru bari aho bavuga kera, wenda ntaranavuka nyine cyangwa iki, hari n'amafoto nabonaga bari bafite ndi uruhinja bampagatiye bamvana mu bitaro aho babaga babyariye abantu. Bikanyereka ishusho ivuga ko mu by'ukuri, kandi byaravugwaga birazwi, umuryango wanjye ntiwari umeze nabi, ntiwari ukennye, wari umeze neza ku rwego rw'abanyarwanda uko bari icyo gihe bameze neza. Umuryango ukiri mu gihugu. So hagati y'ibyo n'ubuhunzi ngira ngo niho hajemo ibyo numvaga, ibyo nabonaga amafoto n'iki, nkavuga ariko se kuki turaha. So umubyeyi wanjye ambwira amateka, mfite imyaka 11. Yego. Bitega amatwi, ubwo ariko nyine nk'umwana warangiza ukava ukajya gukinira umupira, ukajya unashonje nta n'icyo bitwaye. Ariko uko yabinsobanuriye anyereka ko nta cyaha ari we ari umuryango wigeze
nta cyaha bakoze kugira ngo tube dutyo, ahubwo hari ayo mateka na politiki irimo, ni cyarabisobanura icyo gihe sinabyumvaga bihagije. Hanyuma ariko uko nagiye nkura rero iyo image, iyo shusho iguma mu mutwe mbitekereza, ndagira nk'imyaka 20, iyo shusho yagumye mu mutwe y'ukuntu dushobora kuba igihugu cyari tukiri mu gihugu twari tumeze, ubwo ni kwa bandi, ubwo ni kuri iyi mvuga nabitekerezaga, ariko n'abandi nabonaga twari kumwe aho ngaho, nibwiraga ko nyine bigomba kuba ari uko bari bameze neza, bari bafite ibintu bihagije cyangwa bari batari bifite, ariko bari batekanye, bari iwabo, bari mu gihugu cyabo. So aho rero niho hakomeje kuvamo uko gutekereza, ko kuvuga ko mbese bisa n'ibikangura umuntu ndetse binamutera kubaza ko kuko mu byita kuribwaribwa, ukibaza impamvu ari uko byaba, kugira we byabaho kubera iki, cyangwa wabikugira afite uburenganzira ki bwo kubigukora. aho rero naho haguye havamo kugenda tujya mu bintu bitandukanye, ndetse nabonye n'umwanya nakoraga nkura, naje no mu Rwanda ndi mutoya, tujya tubyumva, ngira ngo naje 77 bwa mbere, 77 n'umunani n'icyenda itangira. Ubwo ni gatatu? Ni gatatu, naje gatatu, nayaga nkaza hariya, uyu mujyi wose ndawuzi buriya rero. Hari ahantu bageretse hariya Nyamirambo, ndahazi hose, za Nyamirambo, ku Muhima, ku Kiyovu ndayizi cyane buriya, hanyuma nkajyaza n'uriya muhanda uzamuka ujya mu mujyi uvuye hariya bita ni Sopetrade, hariya hose ukazamuka peyaje kuri rond-point, nayaga mpagenda n'amaguru jyenyine, ahandi hose ndahazi. Hanyuma najyaga mfatira taxi ku Muhima njya nkajya i Butare. Butare nari mfiteyo Nyogosenge, mama nubona ajya gusura base bavindimwe, sinzi ubwo base bavindimwe, se wa mama na se ubona yagusura bavindimwe, aba ari abavandimwe, nuko ngo bari nka nyina. Mu Kinyarwanda babyita ngo nyina wawe, ariko mu Cyongereza n'Igifaransa niho byoroha. Yego, ubwo ni umwamikazi Rosalia Gicanda. Niwe. Yego. Se na se wa mama bavindimwe. Yego, njya kumusura rero, kandi nari mfite na mushiki wanjye wa kabiri tuvukana, ari hano kugira ngo abantu baramuzi. We niho yarezwe, ducana niwe wamureze, barabanye imyaka myinshi n'abana. Nkajya kumusura hose rero ndahazi, nayaga mpagenda, natangiye kuhagenda muri icyo gihe. N'uyu muhanda uva hano ujya za Gitarama, Nyanza, icyo gihe na Butare, wari utarajyamo kaburimbo. Ikiraro kuri Ruriba cyari gikoze, imodoka yageragaho bikavuga nk'amabati, ndabyibuka. So tuva hano nkagera Butare, ivumbi mu mutwe usa na kaburimbo. So ndahazi rero, ubwo nayaga mpagenda kenshi,
ndetse nkajya no muri Universite ya Butare. Hari hariyo abantu nzi, hari umuntu nari nzi twari twariganye i Bugande, aho ndaza kureba niba akiriho. Ndashaka kumenya niba akiriho, ariko naramubonye mu myaka nk'icumi ishize naramubonye. Yari ari hano. Njya kumusura mu university aho yigaga, nkajya njyayo, nari nzi, nabonaga ibintu byinshi, nigaga ibintu byinshi. Ibi nibyo byaguteraga ya nyota yo kumva ushaka gutaha? Byagumaga binyiyubakamo, bitutumba. Hanyuma naba nasubiye mu Bugande nanone aho twabaga, nkabiganira n'abo twakoranaga. Ariko icyo gihe ubwo mwazaga umuzehe wanyu yari amaze gusaza? Yes, yari yashaje ngira ngo 72. Ni kera. Mukabiganira nabo mwabaga muri kumwe? Yego. Ibyo mbona ubwo ariko bikagumya umuntu ashakisha uko byagenda gute kugira ngo dusubire iwacu, ariko ntubibone uko byagenda. Hanyuma tuza kugira amahirwe, bamwe muri twe haba ibintu by'impinduka muri Uganda bituma twisanga mu gisirikare cya Uganda, n'ibohora rya Uganda icyo gihe. Ubwo cyari igisirikare cy'igihugu cyangwa cya Museveni? Icya Museveni. Yego. Ko cyarwanaga kuko baje kubimenya ko nubwo byari byabanje guhishwa, abantu barabihisha, ariko byaramenyekanye. Ikibazo kinini rero cyari kongera gushyira abantu hamwe, kongera kubashyiramo ubushake n'ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo twagomba guhangana nacyo. Kandi mu by'ukuri n'ibyo byabaye, ibyangombwa abantu bari bashakaga kuba bafite byose bitahari. Ubu kubaka bundi bushya kandi mu gihe gikomeye. Niho ikibazo cyabereye rero kinini cyane, ndetse abasirikare bamwe barahunze barasubiye Buganda, ko niho hari hafi, hari umupaka wari uri inyuma yacu icyo gihe, hariya za Kagitumba n'ahandi. Kongera byabaye nko gutangira bundi bushya, ariko gutangira bundi bushya binakomeye kurusha gutangira kwa mbere, kuko gutangira kwa mbere abantu bari hamwe, bafite ubushake, bafite n'icyo bumva bagiye gukora. Icyo nicyo cyagoranye, ariko aho bimariye kugenda bihinduka buhoro. Ntabwo nirwo njya muri byinshi aho ngaho, hari byinshi byagombye gukorwa, ibyo twazabiganira ubundi, cyangwa bizajya mu mateka yanditswe abantu babisome. Aho nicyo cyari kigoye cyane. Ibindi gukomeza rero kugira ngo abantu batere imbere, basubire hamwe, noneho bahangane n'urugamba, bongere bazamuke, batere imbere. Aho habaye byinshi cyane bigoranye. Kuza guhagarika jenoside, kuko hari hashize umwaka, byitwa ko hari kuganira Arusha, amasezerano Arusha simwe, jenoside iratangira ku itariki 7/1994. Ingabo ntekereza ko byo wenda kurwana cyangwa se kwitoza, sinzi, wasanga mwari mwarabiparitse. Byaraboroheye gutabara, guhagarika jenoside? Nta kintu kigeze cyoroha ku rugamba, nta na kimwe. Bya mbere navuze byari mu itangira ry'urugamba, hanyuma hari n'ibyo
n'urugamba noneho rwo guhagarika jenoside ariko ibyo byaje urumva n'imyaka hafi ine abantu twariyubatse ibya mbere byo muri 1990 dusa n'ababirenze tuguma twiyubaka twubaka ubushobozi tubona ingabo umubare wiyongera abanyarwanda hirya no hino hariho hose rwose batanga umusanzu batangaga umusanzu w'ubwoko bubiri ukomeye cyane icya mbere baritabiraga urugamba abana barazaga bavuye hirya no hino muri za Zaire icyo gihe aba Burundi aba Tanzania